Nguhaye ikaze, iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, ni amakuru y'ibyamamare nk'uko bisanzwe. Ngira ngo mumaze kugenda mubimenyera ko tugenda tubagezaho inkuru zose ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino, cyane cyane kuri za Instagram ndetse n'ahandi. Pfa kuba ari umusitari gusa wikundira, mba mpari kugira ngo nkubwire biba biri kugenda bicaracara rero ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo ubimenye nimba nawe ukunda amakuru y'abasitari, kandi subscribe kugira ngo uzajya ugira ikintu na kimwe ucikwa. Tugiye kwanzika rero, nta yindi nkuru iri kugenda ivugwa usibye icyo nakita nka reaction nyuma y'ubukwe bw'uyu mukobwa ndetse n'uyu musore witwa Vestine, ndetse n'uyu mugabo w'umunyaburkina Faso uwo bita Ouedraogo. Ngira ngo iyi nkuru yabaye kimomo, nta muntu n'umwe ukurikirana entertainment cyangwa se umuntu n'umwe ukunda cyane cyane by'umwihariko Vestine utarabashije kubona cyangwa se utarabashije kumva iyi nkuru ngo abashe kuba yayishimira. Ubukwe rero bwabaye ku itariki 5 of course ukwezi ko ni ukwa karindwi, uku nguku turimo. Rero abantu benshi mwagize gutya murabyishimira, ndetse abantu benshi mwarabibonye, ariko nyuma y'ubukwe hari amagambo menshi yakomeje kugenda avugwa, ndetse ko bigaragara atari meza, cyane cyane avugwa kuri uyu mukobwa Vestine ndetse n'umugabo we. So rero utajya kure, kuko byose tugiye kubiva imuzingo kugira ngo tubashe kumva byose uko bigiye bihagaze muri rusange, umenye se hari kugenda havugwa iki, umenye n'iki cyagiye kiba, dore ko amagambo yabaye amagambo abantu bacitse ururondogoro. Niba nawe ukunda amakuru y'ibyamamare rwose, aha niho hantu honyine ubasha kubona inkuru z'igishyushye. So ngira ngo abantu babonye ubukwe bwari bwiza, dore ko uyu Ouedraogo, uyu mugabo w'umunyaburkina Faso wa Vestine, ahanini aho byakunze kuvuga ko rwose ari n'umukire, ari mu bantu bafite agafaranga hariya mu kiriya gihugu cyabo, ndetse akaba yarabengutse uyu mukobwa wanyu ngo ni Vestine, ndetse abantu benshi baranabyishimiye baranabikunda, dore ko ahanini bivugwa ko amurusha imyaka igeze ku 10 yose, ariko ibi nta gitangaza kirimo kuko akenshi n'ubundi umugore aba ari mutoya, umugabo aba ari mukuru. So rero ku bintu biri kugenda bivugwa inyuma ya kamera cyane cyane, dore ko ubwo buno bukwe bwabaga bwari ubukwe bwiza bw'igitangaza, ndetse abantu benshi mwabashije kunyurwa n'ibyo mwagiye mubona, dore ko utahakana ko ari n'ubukwe bwamenwemo ifaranga rwose ryinshi bifatika ku bigaragarira amaso ya buri umwe wese. Uyu Vestine yabashije kwereka ababyeyi be ubukwe bwiza. Ikintu cya mbere tugiye kugarukaho rero kiri kugenda kivugwa ni ukuntu uyu mugabo yatashye buno bukwe ameze. Nimvuga kumera, ubwo abenshi murahita mutekereza ibindi, ahubwo ikijyanye n'imyambarire byari sawa, kuko yambitswe n'umugabo ukomeye cyane, uzwi cyane mu bijyanye na fashion design, witwa uriya mugabo ukunda kwambika n'ubundi abasitari bisanzwe, ngira ngo murabizi cyane. So rero kijyanye n'imyambarire cyo cyari sawa, kuko n'ubundi bigaragara ko afite ifaranga, ntabwo ari kwambara nabi, of course birumvikana. Rero ikintu abantu benshi bakunze kugarukaho banenga cyane ni ukuntu yagaragaraga ari karume cyane, atarimo guseka. Ngira ngo ku mafoto menshi mwagiye mubona, nuhera nko kuri iyi ngiyi ndi kukwereka, uri kubibona neza ko uyu Ouedraogo ntabwo rwose yakwereka n'inyinya. Abantu rero bakibaza ati se byagenze bite, yakoze ubukwe atishimye ko kuri uyu munsi n'ubundi aba ari umunsi aho buri wese aba agomba kwerekana ibyishimo, dore ko aba ari umunsi utazigera ugaruka, aba ari umunsi ngaruka rimwe mu buzima. Kuko nanjye narabibonye, ndavuga nti se uyu mugabo yaba ari umusirikare, ku buryo bigaragara ko nta kintu na kimwe gisekeje cyari kiri muri ubu bukwe, dore ko amafoto menshi y'aho yagiye agaragara rwose yari karume, ubona ko nta mikino ihari, nta byo guseka byari bihari. Abantu rero benshi bakomeza kugenda babigarukaho bavuga ati se uyu mugabo mwakabyara mwe, ati uyu mugabo koko bizashoboka umuntu udaseka?
dore ko ikintu cyo guseka aba ari ikimenyetso kiranga urugo rwiza, bigaragara ko n'ubundi bizagenda neza. Abandi bakavuga bati se ataha kugira ngo aseke bitamufasheho cyangwa se bitamuriho, n'ubundi byaruta akabyihorera nta kwijijisha. Abandi bakavuga bati se ati uyu mugabo koko bizagenda bite, ntazajya akubitira Vestine mu nzu? Ariko byose ni amacumu cyangwa se imyambi y'umwanzi Satani, dore ko burya Imana ikunda ubukwe, Satani akanga ubukwe. Birumvikana ko icyo Imana yakunze Satani ntabwo aba agomba kugikunda. Ibi byose ndahamya neza ko ari amacumu cyangwa se imyambi ya Satani, dore ko ari ahantu hakeya rwose hagaragara uyu Ouedraogo arimo guseka. Ni ahantu hakeye, nk'aka gafoto nk'aka ngaka urabona ko hano yari yishimye arimo guseka, ariko ahandi hose biragoye ko wari kumubona ari guseka, dore ko na MC yari arimo kugerageza kubabwira mu rurimi rw'igifaransa, dore ko uyu mugabo watumva n'ikinyarwanda, arimo kugerageza kubabwira ko rwose bakwiye kuba baseka. Ukabona Vestine acishijemo arasetse, ariko uyu mugabo we yari karume cyane, yari karume. Ikindi kintu cyakomeje kugenda kivugwa abantu batishimiye muri ubu bukwe, naho byagaragaye ko Murindahabi yambitswe ingofero kandi ngo papa we, papa wa Vestine ahari. Ni ibintu abantu benshi bakomeje kugiraho urujijo, bibaza ati se ni gute papa wa Vestine yaba ahari, bagashimira uyu Murindahabi nk'aho ari se, dore ko papa wa Vestine we yari ahari. Ariko abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho, bavuga bati uriya muryango wasanga urimo ibibazo, wasanga Vestine atumvikana na se. Nyine ubona ko abantu benshi bakomeje kugenda babivugaho, kuko wahita unabyibaza ukibaza ukuntu uyu Murindahabi yashimiwe kabisa, papa wa Vestine ahari yicaye aho ngaho, ari we wambitswe ingofero n'iriya nkoni akayihabwa, dore ko ibi ngibi ari bimwe mu bintu bihabwa umubyeyi. Iki kintu cyo nkigarutseho cyangwa se nkivuzeho neza, nyishyizeho umucyo, ni uko buriya iyo ari mu bukwe bageze mu kintu cyo gutanga impano, umukobwa aziha abo ashatse. Ngira ngo mwabonye abo ashatse bamugiriye umumaro muri famiye, reka mvuye gutya, cyangwa se niba atabari muri famiye ariko umuntu wakugiriye umumaro, ugomba kumushimira mu bukwe, dore ko umukobwa akunda gutanga impano nyinshi cyane z'abantu bagiye batandukanye bamufashije mu buzima cyangwa se bagize ikintu bamugezaho, dore ko abasitari benshi nka Chris Easy nawe mwaramubonye ko yahawe impano. Ngira ngo n'iyi foto muri kwibona ko iri kugenda ibigaragaza ko Chris Easy nawe ari umwe mu bahawe impano. Ariko kuri uyu Irene we byateje impaka cyane, bavuga bati ni gute Irene yahabwa ingofero ndetse n'inkoni bikwiriye umusaza cyangwa se bikwiriye papa w'umukobwa. So abantu benshi rero babivuzeho cyane, ubona ko ari ibintu n'ubundi byakomeje kugenda biteza impaka. Ibi ngibi nkomeza nshimangira ko ari imyambi y'umwanzi Satani. Buriya Satani ntabwo akunda urugo rumeze neza, dore ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ijuru rya mbere buriya rihera mu rugo. Ntago wabana n'umuntu mwirirwa murwana, mwirirwa musera ngo umbwire ngo uzabona ijuru. Biba bigoye cyane ko wabona ijuru mu gihe umugore n'umugabo burya barara barwana cyangwa se baba batumvikana neza. Biba bigoye cyane ko wabona iryo juru mwarijyamo, ntabwo byakunda. Ariko hari ikintu abantu batabonye neza, ngira ngo urebye nko kuri iyi foto, uyu ni papa wa Vestine aho yari amuzanye, Vestine na Dorcas of course. Ngira ngo muri kuyibona, ariko reka nze nkwereke n'akandi aho Vestine ari guha impano papa we, ndetse y'ingofero rwose, nk'uko abantu benshi babyifuzaga, dore ko ikintu cyitwa showbiz hano mu Rwanda bareba kote negative gusa, ntabwo bajya bareba positive. Dore ngira ngo nk'aka gafoto ni ahantu nagakuye, nubwo katagaragara neza, ariko hano ikigaragara cyo Vestine yari arimo guha rwose ingofero, cyangwa se yari ari guha impano umusaza we, ubona ko banishimanye neza rwose, ubona ko nta n'ikibazo gihari. Rero kuba yaha ingofero ndetse n'inkoni Murindahabi nk'umuntu wamugiriye umumaro cyane mu buzima guys, ariko ibi bintu byari bikwiye kabisa, kuko urebye uyu Murindahabi niwe navuga ngo
yego ntabwo navuga ngo niwe wamugira umumaro cyane kuko buriya papa w'umuntu aba akomeye cyane, nta kabura ntikaboneke buriya, ariko Murindahabi nawe yakitinze uruhare rukomeye cyane kuri aba bakobwa uko ari babiri. Ngira ngo no kuba uwo Jago yamumenya byose byatewe n'uyu Murindahabi, kuko iyo bataza kumenyekana ntago rwose uyu Jago yari gupfa kuzamenya ngo Vestina ngo ninde, ntago byari kuzakunda. Ngira ngo ujya ubona ukuntu yirirwa bakora promotion z'indirimbo ndetse n'uruhare runini nyine akora kugira ngo batere imbere mu buryo bwa muzika, ndetse no ku buzima bwabo bwite. Ngira ngo n'aka gasura keza nyine kagaragaza amafaranga bafite, ni ukubera Murindahabi bitewe n'ibyo nawe yagiye abafasha mu buzima. Ngira ngo yari akwiye kumushimira muri buriya buryo, ntabwo ari ibintu rwose biba bikwiye guteza impaka, kuko buriya abantu turavuga kandi showbiz yacu ikunda kugaragaza uruhande rubi gusa, ntago nyine ikunda kugaragaza byacitse, reka mvuge gutyo, ikunda kugaragaza byacitse cyane, dore ko baba bashaka nyine za views ahanini, niko ntavuga. So ngira ngo ibi byose ni ibintu biri kugenda bigarukwaho nyuma y'ubukwe bw'uyu Vestina ndetse n'uyu mugabo we uwa Jago. Ubu sinzi nimba bazahita bajya kwibera muri Burkina Faso, dore ko ubu ngubu bari mu kwabuki rwose, navuga ngo bameze neza cyane. Ni ubukwe bwari bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye mu ngeri zose. Ngira ngo hano uri kubona aka gafoto, uyu bamwita Bamporiki ndetse na Israel Mbonyi, dore ko Bamporiki batagikunda no kugaragara cyane, bitewe na ziriya kesi na ziriya saga zose zagiye ziba, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ikindi kintu navuga ngo gikomeje kugenda kivugwa no kuri za Twitter hose, ni ukuntu ngo uyu Vestina yarebaga pasiteri. Ngira ngo uyu pasiteri, uyu wabasezeranyije, ni pasiteri uriya wa Revival Church, bamwita, ndumva nibagiye izina rye, ariko ni umupasiteri, ntatinya kuvuga ko nyine bari inshuti cyane. Ngira ngo kuba barebana kuriya bagaseka ntabwo ari ibintu bisobanuye ibindi bindi, dore ko ibingibi byose nkomeza nkwibutsa ngo ni ibitero bya Satani, ntatinya kubivuga rwose. Nta kindi navuga ngo cyihariye wenda ntekereza ko cyari cyihishe inyuma y'uyu mupasiteri na Vestina, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho cyane, kugira ngo nyine wenda ibi byose ni ibitero bya Satani, kuko ndakeka aho Vestina ari gusoma izi comment zose bari kugenda bamukomantingaho, aba yari umuntu woroshye, yagira izindi reaction zidasanzwe, cyangwa se n'umugabo we akagira izindi reaction zidasanzwe. So ngayo ngibyo, reka ngarukira aha ngaha. Gusa ndakeka ukomeje kugenda wumva byinshi biri kugenda bivugwa nyuma y'ubu bukwe bwavugishije abantu benshi cyane, dore ko ari byinshi byakomeje kugenda bibuvugwaho nk'uko uri kugenda ubyumva. Ni ubukwe bwaje mu by'ukuri ntavuga ngo bwari butunguranye, ariko ku rundi ruhande bwari butunguranye, kuko Vestina nibwo yari akirangiza kwiga, uyu wa Jago agaragara nk'umuntu mukuru. Urumva ko ni ibintu bitari bisanzwe, byari bibaye. Niyo mpamvu rero bwakomeje kugenda buvugwa cyane, ndetse nta n'abantu bari biteze ko Vestina yarangiza kwiga ngo ahita akora ubukwe uwo mwanya ngo nk'uko byagenze. Ni ibintu byakomeje kugenda bivugisha abantu cyane kenshi. So ngayo nguko ni ibyo ngibyo rero, mukomeze mugire ibihe byiza kandi turabakunda cyane. Yari Kigali Heart Celebs Entertainment, kandi mukomeze kutwereka ko mudushyigikiye, nubwo umubare tutaraba benshi, ariko hari ibyiringiro ko bizacamo. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.